Shalom shalom, Yesu ashimwe. Twongeye kubaha ikaze mu izina rya Yesu. Dushima Imana yongeye kutugirira neza muri kino gitondo. Yesu abaho umugisha mwebwe mwese muri kumwe natwe, abo turi kumwe live kuri Zoom, abo turi gusengana kuri Zoom. Imana ibaho umugisha. Namwe mudukurikiye kuri YouTube channel yandika Gospel TV. Imana ibaho umugisha mwinshi cyane. Twongeye gushima Imana itugiriye neza. Imana iduhaye amahirwe yo gusenga, yo kubana namwe mw'iri teraniro muri kino gitondo. Yesu abaho umugisha mwinshi cyane. Haleluya. Turabakiriye kandi twongeye kwifurizanya ukwezi kwiza kwa gatatu, kubo tutari bwasubire kubonana kuva ukwezi gutangiye. Yesu abaho umugisha kandi ukwezi kuzatubere kwiza, tuzakomeze kubona ubuntu bw'Imana, ineza y'Imana izakomeze kubana natwe kandi kugira neza n'imbabazi z'Imana bizabane n'ubuzima bwacu muri kuno kwezi kwa gatatu. Yesu abaho umugisha mwinshi. Turashima Imana rero ikomeje kuduha amahirwe yo gusenga no kuba imbere yayo. Ntabwo tuzigera ducika intege zo gusenga. Gusenga n'ubuzima, gusenga niyo nzira Imana yadushiriyeho kugira ngo dukomeze gusabana nayo. Iyo dusenga tuba turi kuganira n'Imana, iyo dusenga tuba turi kwiyuzuza, iyo dusenga tuba turi kwakira imbaraga muri twebwe. Rero ntabwo tuzigera na rimwe duhagarika gusenga, haba kuri Zoom, haba kuri YouTube. Uko Uwiteka Imana azagenda dushoboza, tuzakomeza kuba imbere yayo, tube ku gicaniro. Rero ndabasuhuje mwese n'abari kuza nyuma. Imana ibaho umugisha, Imana ibagire neza. Niba utameze neza muri kino gitondo, niba dufite intege nke mu mubiri, humure, Yesu ari kumwe natwe kandi araza kutugirira neza mu izina rya Yesu. Nagira ngo dushime Imana, dusenge isengesho ryo gushima Imana muri kino gitondo. Iki cyumweru tuzaba turi kuganira ijambo ryiza cyane, ijambo rivuga ngo kuba icyitegererezo. Niryo jambo tuzaganira iki cyumweru kandi tuzarisengeramo. Nagira ngo mbasabe rero muzatumira abantu, guhera ku munsi w'ejo muzatumira abantu baze kubana natwe. Numva hari message Mwuka Wera yashyize ku mutima wanjye. Tuzaganira ibintu bigera nko kuri 4 Imana yifuza ko abakristo muri kino gihe turimo twabamo, twahagararamo, uburyo dukwiriye kwitwara muri bino bihe turimo. Isi igenda ihindagurika, ibibazo bikomeza kuba ibibazo, intambara zikomeza kuba intambara. Ese Imana irifuza ko twebwe twitwara gute muri bino bihe nk'abakristo, nk'abana b'Imana? Rero Imana irifuza ko dukomeza kubera abandi icyitegererezo. Rero ibyo tuzaganira muri iki cyumweru kandi tuzagera tubisengeramo. Ndabizi neza ko hari icyo Imana izakora ku buzima bwacu, kandi hari byinshi bizahinduka kubw'ijambo ry'Imana tuzaba turi kwiga n'amasengesho tuzaba turi gusengera hamwe. Ndabizi neza ko hari ibyo Imana izakora mu buzima bwacu. Rero mukomeze kubana natwe kandi muzatumira abandi. Tuzagira ibihe byiza cyane byo gusenga no kumva ijambo ry'Imana, kandi Yesu azagira ibyo akora mu buzima bwacu. Reka tuzamure amajwi yacu dusenge, dushime Imana mu izina rya Yesu. Abari kuri Zoom mubishoboye mwafungura mikrofone zanyu tugasengana iri sengesho ryo gushima Imana, ubundi tuze gukomeza kuganira ijambo ry'Imana. Yesu abaho umugisha. Reka dusenge. Data, mu izina rya Yesu twongeye kugushimira kuri Imana igira neza. Turagushimiye ko Uwiteka Imana utubereye maso. Igitondo Mwami, kuba turiho n'ubuntu bwawe, iki gitondo kuba turiho n'imbabazi zawe n'urukundo rwawe. Turagushimiye ko watugiriye neza ukabana natwe, kandi n'uyu munsi ukomeje kubana natwe. Izina ryawe rihabwe icyubahiro Mwami w'abantu. Turagushimiye ku bwa bene data turi kumwe kuri Zoom n'abadukurikiye kuri YouTube. Mwami wabashoboje kuba imbere yawe. Nta muntu wigeze aza imbere yawe wasubira inyuma amaramasa. Ndasenze muri kino gitondo
cyubahiro mwami, abadukurikiye bose birashoboka ko ari afite intege nke mu mubiri kubera indwara, ndasenze kugira ngo bagire neza ubiyereke, ikiganza cyawe kibakoreho kandi ikiganza cyawe kibakize mu izina rya Yesu Kristo. Abafite ibibazo mu miryango mwabizamuye muri kino gitondo kugira ngo nabyo ubikoreho mwami. Abafite ibibazo mu kazi bakora turabasengeye mwami, mu bizinesi yabo mwami, haleluya, ubibuke ubagire neza. Afite ibibazo mu matorero, afite ibibazo mu bihugu barimo, Uwiteka mwami Imana, ni wowe twiringiye, ni wowe mutabazi wacu, ni wowe duhanze amaso, gutabagwa kwacu mwami nta handi guturuka uretse iwawe mwami Imana. Impamvu iteka ryose tuzibuka imbere yawe mwami kugira ngo dusabane nawe, kuko turazi ko imbere yawe dukura imbaraga, niho dukomerera. Ndasonze rero muri kino gitondo wongere udukomeze, udutere intege mu buzima bwacu mu izina rya Yesu. Inyota yo gusenga ntigashire, inyota yo gusabana nawe ntigashire, ndakwinginze mwami w'abantu kugira ngo ukomeze kutugira neza twese. Izina ryawe rihabwe icyubahiro n'iteka ryose mu izina rya Yesu Kristo, amen, haleluya. Imana ibahe umugisha, Imana ibagire neza. Abaje nyuma mwese turabakiriye, abahe umugisha mwinshi cyane. Haleluya, haleluya, glory be to God. Nk'uko rero navuze, tuzaba tuganira ijambo rivuga ngo kuba icyitegererezo nk'umukristo, nk'umwana w'Imana, nk'umuntu yavutse ubwa kabiri. Imana irifuza ko tubera abandi icyitegererezo. Imana irifuza ko abandi batwigiraho. Imana irifuza ko abandi batureba, haleluya, bagahinduka bagasa natwe. Pawulo yaravuze ngo munyigane ngo nk'uko nanjye niganye Kristo. Pawulo yari yarageze ku rwego rwo kubwira abantu ngo bamwigane nk'uko nawe ngo yiganye Kristo. Ni ukuvuga ubwo ni rwego Imana itwifuzaho twese nk'abana b'Imana. Imana irifuza ko abantu batwigana, abantu bareba ubuzima bwacu, haleluya, bakumva bagize inyota muri bo yo kuba nabo bamera nk'uko tumeze. Rero Imana irifuza ko tubira abandi icyitegererezo nk'abakristo, nk'abantu bakijijwe. Nagira ngo muri kino gitondo wongere kandi wumve ko Imana iri kukubwira ngo abantu barakeneye kumenya Imana, abantu barakeneye gusenga, abantu barakeneye gukiranuka, abantu barakeneye kugira urukundo, abantu barakeneye kugira imbabazi. Ariko ninde bari burebereho? Ni twebwe abamenye Imana, ni twebwe twakijijwe, ni twebwe twavutse ubwa kabiri, ni twebwe bari burebereho. Nabo nibarangiza bahimbaza Imana. Yesu ashimwe cyane. Rero nagira mwibutse ko wewe abantu barakureba, abantu barakwigiraho. Ukwiriye kureba uburyo ubanye n'Imana. Niba hari ibitagenda neza muri bo, saba Imana kugira ngo Imana igire ibyihindura, igire ibyikora mu buzima bwawe, kugira ngo n'abandi babashe kukubera icyitegererezo. Igiye numva amakuru y'abakristo bagambanira abandi bakristo bagenzi babo, cyangwa se bagambanira abandi bantu bakorana. Uri umukristo ukaba ugambanira mwene data wundi, uri umukristo ukaba ufite umutima mubi, uri umukristo ukaba ugifite ingeso zitari nziza, uri umukristo utukisha izina ry'Imana. Muri kino gitondo nagira ngo nkwibutse ko Imana irifuza ko tubera abandi icyitegererezo. Hari ijambo Pawulo yavuze mu gitabo cy'Abakorinto ba kabiri igice cya 5 umurongo wa 18. Abakorinto ba kabiri igice cya 5 umurongo wa 18 aravuga ngo ariko ibyo byose ngo bituruka ku Imana yiyunze natwe ku bwa Kristo, ikaduha umurimo wo kuyunga n'abandi. Yesu ashimwe cyane. Imana yiyunze natwe binyuze muri Kristo. Ubundi twebwe abantu twari twaratandukanye n'Imana kubera ibyaha byacu, kubera ingeso mbi, kubera kutumvira Imana. Imana yari yaradutaye kubera kudakora ubushake bwayo. Ariko ku bwa Kristo Yesu, haleluya, Imana yiyunze natwe binyuze muri Kristo Yesu. Yesu yatubereye inzira kugira ngo twongere twiyunge n'Imana, twongere tugaruke mu busabane hagati yacu n'Imana. Haleluya. Imana imaze kubikora muri Kristo Yesu, igikorwa yakoze rero ngo yadusigiye umurimo kugira ngo natwe tubashe kuyunga n'abandi bantu.
niba warakiriye Kristo, Imana yaguhaye umurimo wo kunga abandi bantu n'Imana. Kristo yatumye twiyunga n'Imana, ariko natwe tumaze kumwizera, tumaze kumwakira nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu, Imana yahise iduha uwo murimo wo kuyunga n'abandi bantu. Uyu munsi abandi bantu kugira ngo biyunge n'Imana, nitwe tugomba kubabera icyitegererezo, nitwe tugomba kuberera imbuto, nitwe tugomba kubasangiza iby'uru rugendo rujya mu ijuru, nitwe tugomba kubabwira uburyo Imana yatugiriye imbabazi muri Kristo Yesu, none tukabasaba ko nabo bakwiriye kwiyunga na Kristo kugira ngo nabo babashe kongera kugaruka mu busabane n'Imana. Uyu murimo Imana yawusigiye abakristo, uyu murimo Imana yawusigiye abizera, uyu murimo Imana yawusigiye abana b'Imana, uyu murimo wo kunga abandi bantu n'Imana, Imana yawusigiye twebwe abakijijwe, abavutse ubwa kabiri. Imana ishimwe cyane. Niyo mpamvu muri kino gitondo no muri kino cyumweru cyose tuzakomeza kuganira kuri aya magambo, kubera abandi icyitegererezo. Kuki uyu munsi abantu bari kuzinukwa ibintu by'Imana? Kuko uyu munsi abantu bari kuzinukwa ibintu by'amatorero, by'amashengero. Kubera iki? Nuko tutari guhagarara mu murimo Imana yadusigiye muri Kristo Yesu wo kuyunga n'abandi bantu. Abantu bakwiriye kukureba bakakubonamo, haleluya, udasanzwe, bakumva bakwiriye kumera nkawe kubera uburyo ubayeho, kubera uburyo usabana n'abandi. Imana idufashe kandi Imana idushoboze mu izina rya Yesu. Umurongo wa 19 aravuga ngo kuko muri Kristo arimo Imana yiyungiye n'abari mu isi, ntiyaba ikibabaraho ibicumuro byabo, kandi noneho yatubikije ijambo ry'umwuzuro. Imana yakubikije ijambo ry'umwuzuro. Wowe unkurikiye nonaha, Imana yakubikije ijambo ry'umwuzuro. Imana yakubikije ijambo muri wewe ryatuma abandi babasha kwiyunga kuri yo. Imana yakubikije mu ijambo ry'agakiza, Imana yakubikije mu ijambo ry'imbaraga. Ukwiriye guhaguruka, haleluya, ugakora umurimo wo kunga abantu n'Imana, kuko uwo nguwo niwo Kristo yagusigiye. Reka dusoreze ku murongo wa 20, ubwo Pawulo yavugaga ngo nicyo gituma ngo tuba intumwa mu cyimbo cya Kristo, turabambasaderi ba Kristo, ngo ndetse ngo bisa naho Imana ibingingira muri twe, ngo nuko turabahendahenda mu cyimbo cya Kristo kugira ngo mwiyunge n'Imana. Yesu yadusigiye umurimo wo kuba umuserukizi wiwe. Buri muntu wese uri hano ni umuambasaderi, uri intumwa y'Imana, uri intumwa y'Imana mu cyimbo, mu gishingo cya Kristo. Uyu munsi Imana iri mu ijuru yitegereza abantu bari mu isi bakijijwe, ikavuga ngo mfite abambasaderi, mfite abantu banserukiye, mfite abantu bambereye ku murimo. Abo bantu rero ni jewe na, haleluya. Niba rero turi abambasaderi, tugomba reflectinga icyubahiro cy'Imana mu isi, tugomba kugaragaza ubwiza bw'Imana mu isi, tugomba kugaragaza amahoro, tugomba kugaragaza umunezero, tugomba kurema ibyiringiro mu mitima y'abantu. Ibyo ni by'Imana yadusigiye bere data. Ntabwo dukwiriye kwitwara nk'abandi bantu bo mu isi, ntabwo dukwiriye gukora ibyo twebwe twumva dushaka. Oya, tugomba gukora iby'Imana yadusigiye gukora muri Kristo Yesu. Iby'ijambo ridusaba gukora, ibyo ni by'Imana yifuza ko dukora. Rero dukwiriye kubera abandi icyitegererezo. Iki cyumweru tuzaba turi kuganira aya magambo. Ndagusaba kugira ngo wiyaranje uzatubira abantu baze gusengana natwe kuri Zoom, kugira ngo dukomeze kuganira aya magambo. Imana yadusigiye umurimo muri Kristo Yesu tugomba gukora nk'abambasaderi, nk'abayihagarariye hano ku isi. Rero Imana idushoboze kandi Imana itugirire neza. Yesu abaho umugisha. Uyu munsi ukomeze gutekereza kuri iri jambo, haleluya. Ugomba kubera abandi icyitegererezo. Yesu yasigiye umurimo wo kunga abandi bantu nkabunga ku Mana, bagahindukirira Imana. Ibyo rero biradusaba ikiguzi, biradusaba kwitanga, biradusaba kwiheba, biradusaba kugira ibintu bimwe na bimwe duhagarika bitari byiza mu maso y'Imana, kugira ngo n'abandi babashe kutwigiraho, babashe guhindukirira Imana. Yesu
abaho umugisha kandi Yesu abagire neza. Reka dusenge dusabe Imana kugira ngo Imana idushoboze kubera abandi icyitegererezo, Imana idushoboze kubera abandi umugisha, Imana idushoboze kubera abandi, haleluya, abandi icyitegererezo kugira ngo baturebe nabo babashe guhimbaza Imana. Yesu abagirire neza kandi Yesu abaho umugisha. Reka dusenge kandi dusengere n'iki cyumweru cy'ejo igihe twatangiye umunsi n'uku kwezi kose twinjiyemo, Imana izakomeze kubana natwe no kutugirira neza. Ariko uko bisanzwe nafungura mikrofone zanyu tugasengana mu izina rya Yesu. Haleluya. Zamura isengesho rya dusengana. Data, mu izina rya Yesu twongeye kugushimira ku ijambo ryawe. Uwiteka Mwami Imana, ijambo ryawe tugiye ngo wadusigiye umurimo w'abandi bantu ukabungana nawe. Umurimo nitwe wawusigiye abakijijwe, abera bakristo abana b'Imana. Turakwinginze rero Mwami, ubwo dusaba kubera abandi icyitegererezo Mwami, reka udushoboze muri kino gitondo, reka ushoboze ahantu hadukurikiye Mwami, kugira ngo nabo babashe guhagarara muri uyu murimo wo kunga abandi n'Imana. Mu izina rya Yesu Kristo ndasenga iki cyumweru cyose Mwami kizatubera icyumweru cy'umugisha. Tuzakora byose Mwami, tuzabona ikiganza cyawe, imirimo y'amaboko yacu Mwami, buri muntu wese uri hano kuri kino gicaniro umugisha umurimo w'amaboko ye Mwami. Mu izina rya Yesu ndasenze kugira ngo tuzakomeze kurinda intambwe zacu, tuzakomeze kurinda ibirenge byacu, tuzarinde imiryango yacu Mwami, tuzarinde ubuzima bwacu Mwami. Mu izina rya Yesu tubashe guhagarara abambasaderi b'ubwami muri iyi si Mwami. Uzoba ukoze Data wa twese. Ndasenze kugira ngo utumire benshi bakomeze kubana natwe muri iki gitondo, bakurikira ijambo ry'Imana, dusengana kugira ngo ubuzima bwacu bukomeze guhindurwa n'imbaraga zawe. Natwe umugisha kuba dukurikiye nyuma n'abazadukurikira nyuma Mwami, umugisha wawe ukomeze kubana natwe, ineza yawe ikomeze kubana natwe. Urakoze kuri Imana igira neza, icyubahiro cyose gikomeze kwitawe. Mu izina rya Yesu Kristo dusenze kandi twizeye, amen. Yesu abaho umugisha, Yesu abagirire neza, ugire umunsi mwiza kandi muzagire icyumweru cyiza n'ukwezi kwiza. Tuzakomeza ejo mu gitondo. Yesu abaho umugisha, mwarahezagiwe. Shalom.